nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejetafaranga, tugarukanye na za modoka z'imiturika. Ntuze kuba wamvuna, ndakwinginze ntuze kuba wamvuna. Reba imodoka, dore utumodoka. Barakwereka imodoka nyinshi zitandukanye, barakwereka imodoka z'abajejetafaranga, barakwereka imodoka, bakuzana imodoka nyinshi cyane. Tuje gutigisa umujyi, tuje kukwereka imodoka. We reba imodoka. Washatse akazi urakabura, ufite amafaranga ushaka kuyabyaza umusaruro. Hey, aho ngaho ndagufasha. Inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Nakubwiye ngo inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicagaho bayicaje hundi. Umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure heza, kandi kure kandi heza, nazinze ibikapu nderekeza. Niko gukora next ibikurikiye. Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wo kurikiye Brashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabana. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV, akaba ari ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Nitwe dutunganya misoro twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Brashari TV, bimwe bikore ku mutima, ibindi bikore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ni imodoka ntuze kuwamvuna, guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura, ubasha kuba wabona imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura kuri Brashari TV, ubasha kubona imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Ariko ubundi niba atari ukumvuna, ushaka iyihe modoka koko? Niba atari ukumvuna, ushaka iyihe modoka? Ko nakoze icyo nagombaga gukora, nkakuzana kuri Brashari TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe ukurikirana imodoka ntereka ku isoko, wowe ukurikirana Brashari TV, wowe ukaba uri umu Brashari, ukabona imodoka ntereka ku isoko buri munsi. Ukaba uri umu Brashari. Ese koko uri umu Brashari? Aba Brashari mwese ndabasuhuje, muherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, burasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora. Buriya comment zanyu nzibonera ku gihe. Izo niba ubona kuri screen nizo ushaka kuduhamagara ushaka imodoka kugura, cyangwa ufite imodoka ugurisha. Dukorera ku muvuduko munini cyane, 98%. Umunsi umwe uje kugura imodoka ugomba kuyicyura. Niyo misiyo, ntago uze gusura. Uba ugomba kuza uzi ikikuzanye, ni ugucyura imodoka. Umunsi umwe urahagije. Abo twahuye murabizi, ibyo nabakoreye murabizi. Nabahaye imodoka kandi nziza. Tuguhera ku kiranguzo ko buri munsi twakira imodoka 1000. Utekereza ko imodoka 1000 twakira ku isoko buri munsi ushobora kuramo imodoka yawe? Niyo mpamvu uza wabiteguye, ukaza uvuga ati njye Brashari TV nje kukureba. Tuje kuri Brashari TV, tuje kugura imodoka kuri Brashari TV, ukaza wishyizemo ko ugomba kwicyura kandi ku giciro kiri hasi. Imodoka nziza kandi ku giciro kiri hasi. Niyo mpamvu mbwira ngo nitwe dutunganya misoro twatumwemo kuri 98%. Turi gukora ku muvuduko munini cyane, munini. Wabishaka utabishaka, kugura imodoka kuri Brashari TV bizaba iby'agaciro kuri wowe ndetse no ku muryango wawe. Kuko ahangana ushaka kuzagura imodoka, ntiwigire wicuza cyangwa ubabare ngo wikoze hirya hino. Urabona icyakubwira, niba nkubwiye ngo ishyura imodoka, kuko nta handi hantu ushaka kuzasanga imodoka iri ku giciro kiri hasi cyane. No gukopa turagukopa, ibiciro biba byahananutse cyane. No gukopa turagukopa. Barakwereka imodoka nyinshi zitandukanye, barakwereka Lava Phone va model, barakwereka Carina E automatique, baraguha Carina E manuel ku giciro kiri hasi cyane. Carina E automatique ku mafaranga 4,800,000,
Karina Emmanuel miliyoni 3,500, Karina Emmanuel miliyoni 4, Karina Emmanuel miliyoni 4,500. Bitewe n'ubushobozi ufite urabasha kwegukana imodoka. Barakwereka Gikumi automatique Uburayi amafaranga miliyoni 4, turaguha Gikumi automatique ku mafaranga miliyoni 2,800. turaguha imodoka nyinshi zitandukanye. Wowe ikintu gishobora kuba cyakuvuna ni uguhitamo. Guhitamo icyo kintu gishobora kuba cyakuvuna. Reba imodoka nuza ko wacika. Barakwereka uburyo zitandukanye, barakwereka kuri screen, barakwereka Lava 4 Nouveau model. Iyi Lava 4 Nouveau model automatique 2.2 ishaka amafaranga make cyane miliyoni 8. no katura no gukopa aragukopa kuko ashaka kwigurisha ku buryo bwihuse cyane. Yambaye plaque LAF 16 gutyo nyine ku byumva nyine nuko bimeze nyine. LAF 162 LAF nuko imeze nyine, ukwibona nyine nuko imeze. Wowe ikintu ugomba gukora ni ukora ku muvuduko munini, ukaba waza kuyireba, ukaba waza kuyigura ku buryo bwose cyane kugira ngo itaza kuba yagucika, kuko nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane. Uyirebe neza, uyitegereze, ntuze ko wamvuna, uyirebe neza, uyirebe. Wowe ikintu ugomba gukora ni ugufata izo nimero zigahora mu ntekerezo zawe: 078894 uzirebe neza, uzitegereze, kuko nizo nimero nizo zishobora kuba zakugeza kuri icyo ushaka nyine. Niba ushaka iyo kugura cyangwa ukaba ufite imodoka ugurisha, kandi ugomba kuyibona ku giciro kiri hasi cyane, kuko ahangaha wamaze kwinjira mu kibuga bushyashya. Niyo mpamvu uvuga ngo niba uri umubrashari, buri modoka ijya ku isoko yose ukayibona ku gihe, uzayibona nyine. Uri uw'agaciro nyine, uri umuntu w'agaciro cyane. Hari kurushaho kuvuga ngo noneho ushaka kubyaza amafaranga yani. Niyo mpamvu mubwira ngo inkunga ya mbere ni ibitekerezo, kandi nta mubrashari nkeneye kubona uw'umushomeri. Byaciye mu zihe nzira se tugomba gufashanya? Ahangaha wafate nk'iwawe, uhafate nko mu rugo, Niyo mpamvu mvuga ngo amafaranga make, watangiye ku mafaranga make ukazamuka kandi ukagera kure. Abo nagiye mfasha murabizi, abahereye ku mafaranga 50,000 bakazamuka bakageze bakaba bari kubarirwa mu mamiliyoni. Murabizi. Niyo mpamvu ngerageza kugira ngo mbabe hafi. Hari ushaka kuvuga ngo ese aya mafaranga nayakoze iki? Fata aya mafaranga mbe nakurangira ibintu ushaka kuyakoresha bitewe n'ingano anganamo. Kurya ushaka kuyakoresha ushaka kubyaza umusaruro. Ushaka gucuruza imodoka, ushaka gucuruza ibindi bintu, icyo bita kubyaza ifaranga. Ariko uzi gufata amafaranga ukagenda ukarekera kuri banki, we yakoreshe ikintu agomba gukora. Niyo mpamvu navuga ngo nzabafasha nk'uyifasha, bafashe nk'ufasha umuvandimwe we, bafasha nk'ufasha inshuti ye magara umunsi mwaje kugura imodoka kuri Brashari TV. Ndagushimiye twanye kuri Brashari TV turi guteka imodoka ku isoko, Toyota Yaris Sedan ndetse n'izindi zitandukanye. Ni ukuri uri inshuti magara.